Buriya uko umuntu akunda kwitwara iyo amaze gusinda bigaragaza byinshi ku miterere ye. Nubwo imyitwarire y'umuntu igihe amaze gusinda ishobora guterwa n'imibereho ye cyangwa situwasiyo arimo, hari igihe usanga hari ibyo ahora agaragaza mu gihe amaze gusoma ka manyinya kamugezemo. Urubuga rwa Action Rehab rugaragaza ubwoko butandatu bw'imyitwarire igaragara ku bantu bamaze guhaga ka manyinya. Ubwoko bwa mbere ni sleepy drunk cyangwa se umuntu umara gusinda akagira ibitotsi byinshi. Uwo muntu aba azi kwifata cyane kandi agira umutuzo. Uwo muntu aba amaze kwisobanukirwa cyane kandi azi intege nke ze aho zigarukiye. Abantu bihutira kujya kuryama iyo bamaze kunywa inzoga usanga banga ko babera abandi umutwaro. Ubwoko bwa kabiri ni ugly drunk cyangwa se umuntu usinda akarakara agatangira gusakuza no guteza amahane yiyenza ku bantu. Ibi bigaragaza ko umuntu adafite ubushobozi bwo kugenzura amarangamutima ye kandi yahungabanye. Ubwoko bwa gatatu ni happy drunk cyangwa se umuntu usinda akagira ibyishimo byinshi. Wa muntu utangira kuvuga amagambo menshi kandi agatangira kwita abantu bose inshuti ze no kubagabira inka adafite. Iyi myitwarire ikunda kugaragara ku bantu inzoga zitarageramo neza, mbese bafite agasamusamu. Kubera ko inzoga zihagarika umusemburo wa cortisol utera imihangayiko, zikongera umusemburo wa dopamine utera ibyishimo, ituma abantu bavuga kandi bagakora ibintu batatinyuka gukora baramutse batasomye kuri ka manyinya. Iyo umuntu akunda kugaragaza ibyishimo byinshi amaze kunywa inzoga, hari igihe biba bitewe n'uko asanzwe atagira amagambo menshi cyangwa ngo agaragaze amarangamutima ye. Nubwo aba yifuza kubikora, inzoga zimufasha kwikuramo ubwoba no kwirekura akagaragaza ibyishimo biri mu mutima we. Ubwoko bwa kane ni emotional drunk. Umuntu umara gusinda agatangira gutereta abakobwa bose abonye cyangwa agahamagara ex we mu gicuku amubwira ukuntu amukumbuye. Ibi bikunze kuba ku bantu bagira amarangamutima menshi ariko bakayapfukirana, kandi biba ku bantu bigunze batigirira icyizere gihagije. Ubwo rero niba ukunda kugira amarangamutima menshi iyo umaze kunywa inzoga, uba ufite ibintu byinshi uhishe mu mutima wawe. Ubwoko bwa gatanu ni booster drunk cyangwa se umuntu umara gusinda agatangira kwivuga imyato. Ni wa muntu agatama kageramo agatangira kukubwira ukuntu yize amashuri menshi, ibihugu byinshi yabigenze ndetse n'imitungo ye yose. Bikwereka ko umuntu akunda cyane icyubahiro no kugaragara. Ubwoko bwa gatandatu ni sad drunk. Bisobanuye umuntu ugira agahinda gakabije iyo amaze gusinda. Wari wasangira n'umuntu ukabona atangiye kurira, waba afite ikibazo gikomeye cyangwa ibibazo bitamworoheye ari gucamo. Imyitwarire y'umuntu umaze gusinda ishobora kugenda ihinduka uko igihe kigenda gihita bitewe n'imimerere arimo. Ariko uko wakwitwara kose, inzoga zimaze kukugeramo bigaragaza ibiturimo, ibitekerezo byacu byihishe. Icyo inzoga zikora ni ugufungura umuryango bigasohoka. Buriya umuntu asinda ikimurimo.